Jane yari yanditse ati mugabo mwiza, ndagushima kubw'uyu munsi wose twamaranye, umunsi twise umunsi w'urukundo. Nagusabye rero kumarana nanjye umunsi w'urukundo twiyibutsa ibihe twabayemo kera. Ntago njye nifuza gutandukana nawe. Ukomeje kunsaba gutandukana nawe igihe kirekire, mpora kandi nari meze nk'ukwihomaho, ariko niwo mwanzuro narafashe. Dusezerana twasezeranye kuzabana mu bibi no mu byiza, tubyaye cyangwa tutabyaye. Ibi byose twarabivuze, ku ruhande rwanjye narabivuze no ku rwawe urabivuga kandi urabyemera. Dusezerana ko tuzubaka urugo rwacu tukarwubaka kandi tubifashijwemo n'Imana. Rero wowe nk'umuntu wirengagije amagambo wavuze, ariko njyewe navuze yose nari nyahagaze hose, nagombaga no kugera nyirengagiza. Rero wansabye kukuvira mu buzima, nukuri wakoze kunyibutsa ibihe byiza twabayemo, kunyibutsa uko twabanye neza, kunyibutsa uko nari meze nkitwa umukobwa. Nukuri wakoze, wanshimishije birenze urugero, kandi nishimye rwose, wumve ko mbigushimiye. Hanyuma rero wansabye kugenda no kukuvira mu buzima, ibyo nabikoze kandi rwose nukuri sinzigera nongera kukubangamira. Erega buryo ukunda ni byiza ko ubana nawe yishimye kuruta kubana nawe atishimye. Nari ikigeragezo n'ibindi byose nk'uko wagiye ubimbwira, icyo kigeragezo rero nafashe umwanzuro ngo nkikuvaneho, ntabwo ari ngombwa ko kikugumishaho. Nta mpamvu zo gukomeza nkubangamiye mugabo mwiza. Ngaho rero ishime, ndakeka uri bunezerwe uko bishoboka. Yari ugukunda, Jane. Dutangiranye umugabo Jonathan. Ndagushimiye ukomeje kubana natwe kuri YouTube channel yanyu Inkindi Drama. Ndagushimiye kubera ko ukomeza kugenda ubana natwe, kandi ukuri ni by'agaciro. Ariko tuzanezerwa cyane mugiye muduha na comment mutubwire ibyo dukora uko babibamereye. Nk'ibisanzwe rero aha tugiye kureba inkuru y'urukundo yitwa umunsi umwe w'urukundo. Ni inkuru y'umudamu bita Jane wabanye n'umugabo we bakamara n'imyaka 7 batabyara, ariko akajya ahora abwira umugabo ko bajya kwa muganga, umugabo akabyanga kuko yumvaga ko we ari muzima, byanze bikunze kuko yumvaga afite gihamya uwo mugabo yari afite witwaga Johnson. Yihe turaza kwirebera hamwe mu kanya. Reka dutangirane inkuru. Dutangiriye mu rugo rumwe rukize, urugo rutagize icyo rubuze na kimwe, mu buryo bwa materiel, ariko harimo umugabo n'umugore batishimye. Umugore wabyutse ukwe ategurira umugabo, yicara ku meza wenyine, nyamara bamaranye igihe kigaragara ko gishobora kuba ari kinini, ariko nta mwana. Ni nayo ntandaro y'umwiryane wo muri urwo rugo. Hahoraga umwiryane kuko umugabo yahoraga abwira umugore ati ntacyo umaze, uwo kwicara ukegeta ibyanjye gusa, uwo kwicara unjya gusa, nta kindi kintu umariye. Ibi bintu byose dufite habe n'akana kamwe rudori byibuze baba barampaye. Ati nukuri ujye wumva ko uri umutwaro gusa, uri umutwaro ntazigenzigera nturira. Uwo mugabo rero John, ubwo yageraga ku meza yarebye ibiryo umugore yamuteguriye, umugore amubwira ati waramutse mugabo mwiza. Ndamuka iki se ndaramuka wabinyemereye? Ngaho mbwira ibyo ushaka kumbwira, naho ibyo wateguye n'ubundi genda ushaka wo mu bisangira, dore ko nta nakana ufite mwakabisangiye, byibuze ugira akana mwari kubisangira. Ubwo nyine ugenda ubirye, wabitama amarira, wabirya gute, ibyo birakureba. Njye ntabwo ndi kwicarane nawe rwose, dore ko akenshi twicaranye mu gitondo ngenda nkirirwa na umwaka n'umunabi n'akazi kakagenda nabi. Nuko rero umwaka wawe ndumva ntashaka kuwirana uyu munsi. Hari ikintu kidasanzwe wumva washaka kumbaza cyangwa wumva ushaka kunsaba ko n'ubundi mpora mbyiteguye ko ari ibyo nsaba byose ari amafaranga. Mbwira urashaka iki, urashaka ngahe, ibibazo ufite bikeneye ngahe, mbwira, nta kindi, kuko nicyo cyonyine dupfana, nta kindi. Kukugaburira ukarya wicaye byo ni bisanzwe, ndabimenyereye, ntabwo
iyo ufite umutwaro cyangwa igifuka wikoreye n'ubundi uko biri kose nyine kiguhora ku ijosi. Ntabwo mbwira ibyo ushaka mbwira. Umugore ati mugabo mwiza, ntacyo nshaka cyo guhaha kuko buri kimwe cyose kirahari, nifuzaga ko ugenda uriye, dore umaze igihe kirekire ugenda utaribya mu gitondo kandi mbona bitetse kandi urabizi ko bimbabaza. Ati rero nifuzaga ko byibuze wagira icyo ugenda ufashe, dore nagutekeye umureti kandi ndabizi ko ukunda. Ati sibyo mugabo mwiza, ngwino ufate nubwo wafataho gato gashoboka, ariko byibuze basinze kwirukana umuneza ko wagiye uriye ibyo nagutekeye, utabisuzuguye uyu munsi. Umugabo ati nakubujije kuntera umwaku. Ibyo byose ubwo ngubwo mu kanya gato tutangira gukungura, ndabizi ni mvuga nabi, nako ni nkubwira ukuri nawe kuvuga nabi konze ko ntajya mvuga nabi. Mu kanya tutangira kurira, utangira unkungurire, niwo wa mwako nakubwira ubuntere. Rero wa mugore, dore usanzwe uri inkunguzi, si ngombwa ko n'uyu munsi ngenda nkunguriye. Mbabarira, mfite ahantu ngomba kubanza nkanyura. Nizere ko kandi unyumvishe, niba nta mafaranga ushaka nta kintu nkeneyeho nyine ubwo njye nagiye ngaho. Nari ngiye kukubwira ngo umunsi mwiza, iminsi myiza n'undi urayihorana, reka nigendere njya kwirira ngo umunsi mubi wanjye. Ntunansubize, ntabwo ari ngombwa kandi ntunamperekeze, guma aho ngaho. John yaragiye yatse imodoka ye aragenda, nyamara ntabwo agiye mu kazi. Ku rundi ruhande hari urundi rugo rurimo umukobwa mwiza cyane witwaga Juliet. Juliet na murumuna we bayicaranye, ako kanya bicaye muri salo bumva hari umuntu ukomanze. Uwari ukomanze yari umuhungu witwaga Derek wakundanaga na Juliet wari mukuru. Derek araza, ageze imbere ya Juliet ati waramutse mukunzi. Juliet ati nakubwiye ko nta mukunzi w'umuntu ukennye, ndabona ibyunzwe byakurenze ibikweta ivumbi ryabyuzuye, rero mba numva bitakanabaye ngombwa cyangwa ngo binemerwe no kunyita umukunzi wawe, kandi ikindi nakubujije kujya nzindukira mu gitondo kuko kenshi iyo nzindukiye n'ubundi umunsi wanjye ntiwirirwa neza. Ati rero mbwira vuba ibyo ushaka kuko ufite umushyitsi niteguye, umushyitsi w'imena utari wowe wanyatsiwe. Mbwira vuba, ntabwo nshaka gukomeza kukumva. Wambeshye kera, uhora umbwira ko akazi kawe kagiye kugenda neza, uhora umbwira nyizeza ibitangaza by'ibyo tugiye kuzageraho, ariko mbona bitazigera biba. Ngaho moka vuba vuba umbwire numve nyine ibyo ushaka kumbwira. Derek ati ariko si ubwo iyo umbwira ngo moke ubizi neza ko ntwitiye umwana, ubwo wowe utwite umwana w'imbwa urumva byaba bikunejeje? Ntukajya umbwira ngo moke sheri, twarakundanaga kandi twakundanye igihe kirekire twigana. Kuba rero hari ibitaremera ntabwo ari uko bivuze ko bitazigera byemera. Ati ndabizi ko bizemera kandi rwose ijya umubabaro unanyubahe, kuko amagambo umbwira y'ubwayo ntabwo aranyubaka, ntansubize inyuma cyane. Juliet ati reka nkubwire Derek, kandi nkubwire bwa nyuma kurugutura, nkubwire kurugutura ugutwi wumve neza ibyo ngiye kukubwira, ubyumve ndakwinginze, kandi bibe bwa nyuma, byibuze ubishyire mu gutwi kwawe ubyumve neza, ubyumve ko mbikubwiye nka Juliet. Basi reka mvuge gutya, Juliet mwigeze gukundana, wumve ko bya bindi byari ubusazi nkiri umwana nakubwiraga ko ngukunda kandi koko naragukundaga, ko nabonaga ubwiza n'igihagararo nkibwira ko ari bwo bugabo. Ati byumve rero ibyo ngiye kukubwira kandi ubyumve neza. Ati ni ukuri wa muhungu we, umbabarire rwose, sinzongera kukwita imbwa, sina ngombwa ko nkwita imbwa, mbikwita kugira ngo byibuze umve imbere ugende, mbikwita kugira ngo byibuze numve ko wacika intege, ariko nkabona uracyakomeje kuba wa wundi wa kera, Mr. Romantic. Reka nkwite gutyo, nagira ngo nkumenyeshe neza ko inda ntwite ni iyawe kandi pe, ariko mu gihe cyose udafite ubushobozi bwo kumbwira ngo uramvana ahangaha ugenda untunge, uzi ugahengeka ijosi ukavuga amagambo meza ukanyumvisha uburyo nzabyarira mu rugo, ntago ndi uwawe rwose. Nagira ngo ngusabe, nkubwije ukuri nk'umuntu w'umugabo, inda ntwite ni iyawe, ariko nagusabaga
kumva yuko uyu mwana atazigera akwita papa n'umunsi wa rimwe kubera ko nta bushobozi ufite bwo kwitwa papa. Ati rero nagira nkumenyeshe ko uyu mwana afite uzamurera, afite uzitwa papa we kandi ufite ubushobozi bwo kuba umugabo nyamugabo. Ati wowe rero nta bushobozi ufite bwo kwitwa papa. Ati rero niba udafite ubushobozi bwo kwitwa papa ntabwo nakwemerera ko uyu mwana azigera akura akwita data. Ati si byiza ko yazavuka nkamubeshya papa we, nawe ubwawe narakubeshya umwana wawe. Ndabizi neza ko hari Imana dusenga twese twigeze tunasenga cyangwa twigeze tunamenya iyo ubwawe ifite uko izabigenza. Nkubwije ukuri rero umwana ni wawe pe, ubyumve nk'ukuri nubishaka, dore nta n'ikintu ufite aho umwana azavukira. Uzaze nzakwemera tujye gupimisha ADN kugira ngo ukonfirime ko umwana ari wawe, ariko umwana afite uwo azavuka yita se. Ati rero ntabwo ari ngombwa ko mbisubiramo, umwana ni uwawe, ariko nagira ngo inzira yakuzanye uza hano ariyo igusubizayo. Ako kanya batararangiza kuvugana undi muntu yahise akomanga. Bafunguye hinjiye John. John wari umuherwe uzwi muri karitsiye kandi uniyubashye. Derek yaratunguwe cyane kuko nawe yari umuntu azi kandi anamwubaha, ariko akaba yahoraga yumva amakuru avuga yuko Juliet ashobora kuba afite undi mukire bakundana, kandi unamumenyera byose kuko Juliet muri icyo gihe yarasigaye asa neza bidasanzwe. John yahise yinjira nta guhagarara nta n'ishiti, atanatinye Derek nk'umwana wo muri karitsiye bari umuzi kandi azi neza ko ari umugabo ufite urugo. Abasomye Juliet ku munwa nta no kubinyuza ku ruhande. Juliet nawe ati waramutse neza sheri. Ati Derek wagenda kubera ko nanapanze n'umukunzi wanjye ko turi busangire bya mu gitondo. Ati rero bya bindi wambwiraga nabyumvishe, ayo masomo wambwiye ushaka ko tuzasubiramo nayumvishe. Ati ariko ngiye ntabwo ndangiza igihe cyo gusubira ku ishuri, ubwo uzagenda ujye wige wenyine. Ati ngiye ntabwo mfite gusubira ku ishuri. Ati sheri, ati uyu bamwita Derek twariganye. Ati ibisekeje no mu bwana bajyaga bavuga ko dukundana. Ati ariko mbona ashaka kubigira ibya seriye, ashaka kuzigira umugabo cyane. Ati rero marangira inama yuko najye subira mu ishuri nkajya kwiga kaminuza, kandi ngewe diplome ya mbere yo muri secondaire narayibonye, yisumbuyeho narayibonye, ni wowe mukunzi. Ati rero ndamuhakaniye ntabwo ndasubira ku ishuri, ahubwo Derek wamfasha ukaba ugiye. Derek yabuze uko abigenza, abura icyo akora, abura n'icyo arenzaho, arasohoka aragenda kubera ko nta kundi ari kubigenza. Ariko agenda agahinda kenshi cyane, agenda ababaye ariko nta n'icyo ari kubikoraho nyine. Ako kanya Juliet abazaniye John ibyo kurya, yabamutekeye umuretine kuko John yaramubwiye ko ukunda nyamara avuye mu rugo wanze. Juliet utaruzi no guteka yari yawuguze, ababeshye John ati nawe utetse mu gitondo kare, nibwira kuri bubanguke uratinda, none bisa nk'ibyahoze ngaho, reka tubirye uko biri nta kibazo. Barariye John nyamara kumva ntibiryoshye kuko Juliet nterazi guteka, yewe na restaurant bari babiguzeho ntago yatekaga bishimishije. Ako kanya John yarariye, amaze kurya yegera inda Juliet akoraho. Ati reka nkore ku kana kanjye, ati mba nifuza kabaye ari agahungu mbyaye bwa mbere byanezeza kurutaho. Atari ko nubwo aba umukobwa ntacyo byantwara apfa kuba azaba ari umwana wanjye kandi bizanezeza. Ahubwo nifuza cyifuzo mfite atarajya kure ngo avuge. Juliet ati se ibya gatanya n'umugore wawe bigeze? Ati sheri, twasezeranye ko ntazigera mbyara ntari kumwe na papa w'umwana wanjye. Ati kandi kugira ngo tube turi kumwe nuko nzumva ko iriya ngirwamugore ufite itabyara sindi bwirirwa mvuga ngo ni. Ati si ngombwa ko mvuga ya magambo yose tuzi agana ku bitutsi. Ati kuko mututse nabo mwubahutse cyane mu gihe mugisezeranye. Ati nimumara gutandukana byo nzabivuga, ariko mu gihe mugisezeranye ntabwo batinyuka kubivuga.
ati rero nizere ko mwaganiriye iki gitondo kandi mwageze ku mwanzuro ufatika wo gutandukana. Ati sibyo, ngaho mbwira mwaganiriye mu bigezehe byo gutandukana ko njye rwose numva ntifuza kuzabyara ka bebe nkabyarire hano mu rugo, cyane cyane ko basigaye banandeba nabi. John yaciriye bugufi Juliet arapfukama nuko yararimo yitegereza ku mwana we, yararimo namuganiriza cyane amubwira ati mwana wanjye, akenshi mama wahora ambwira ibintu bimwe, mama wahora nsaba ibintu bimwe kandi ntazi neza ko nanjye aricyo kintu cyonyine nifuza kuruta ikindi cyose. Ati wa mwana we, uje ngukeneye, uje ngutegereje igihe kirekire narakubuze, mu by'ukuri sinjye uzarota nkubonye. Niba nzakuririmbira, niba nzaguheka ku munsi wa mbere, niba ati sinzi icyo nzakora mu by'ukuri wumve ko ngukunda. Ati ndagukunze cyane kandi nari nkurindiriye igihe kirekire. Ati rero mama wahora nsaba ngo uzavukire iwanjye, ati ntazi ko aricyo cyifuzo nanjye mfite kiruta ibindi byose. Ati akabazo mfite ni gatoya mwana wanjye rero, ati reka mbigusezeranye nanasubiza mama wawe, ati akabazo mfite kari mu rugo, ati kandi ndahamya nashidikanya ko nta cyumweru kiri bushire ako kabazo katarangiye. Ati ubwo nagusezeranyaga nanasubiza mama wawe, ngaho nawe rero Juliet ngusubize. Jen nabyutse mu gitondo mbura uko mbimubwira, ariko suko nari mugira imbabazi cyane cyangwa byari binaniye. Ati nuko nibutse ko nagomba kuza kukureba ahogoza ryanjye, ati tugasanya bya mu gitondo kuko numvaga nanisonzeye. Niherukaga bya bindi twaraye turiye ninjoro, nageze mu rugo n'ubundi mpita niryamira, dore ko mpagera umunabi n'umutima mubi bikanyuzura, nise niryamira ntago nariye. N'ubundi ibyo ndi bugenda mubwira ninjoro ntashye ntacyo biriwe bitwaye, humura. John na Juliet barariye, bamaze kurya John ajya ku kazi. Mu by'ukuri agenda yivugisha mu nzira ati koko rya shyano ry'umugore rimara imyaka 7 irimbeshya ngo rizabyara, rero twe na Juliet tumenyanye mu mezi 3 gusa, akaba agiye guhita ampereza umwana. Turanyumvira ati rya shyano rwose ryarantindije ntinze kugera mu rugo. Ati nako kwanza reka mbanze nsubire mu rugo njye kumwirukana, kuko n'ubundi mu gifu hameze neza kandi no mu kazi abashoramari twari dufite barahagera nyuma ya saa sita, reka mbanze nsubire mu rugo njye kumubwira hakiri kare yitegura mvire mu buzima. John yakase imodoka yihuse nta kujijinganya, ahita akata asubira mu rugo. Yageze mu rugo asanga umugore agahinda kamweguye, agahinda kamwishe cyane, nawe ari kwibaza byinshi. Nyamara yarakicayeho John yamusize n'ibiryo bimuteretse ku meza. Nta kindi yakoze mu buryo bwo gutara umujinya, yase afata bya biryo arabimwikoreza, aramubwira ati ngaho ikorere, shyira ku mutwe. Ati shyira ku mutwe kandi fata ntumbwire ngo birashyushye, gira vuba vuba. Ati impamvu ngo ukore ibyo biryo nuko hari icyo nshaka kukubwira. Ati cyangwa njye kuzana n'umufuka w'umuceri ngo ukorere kugira ngo wumve ko ibyo ngiye kubwira ari ibintu biri seriye. Ati wa mugore kuva twabana nta kindi umariye usibye kurya imitsi yanjye. Ati imitsi yanjye rero ngiyo ndayigukoreye, ibiryo byose byawe, ibyo ushaka n'ibindi byose bishoboka byose, n'ubuzima n'amafaranga, ikindi kintu cyose wumva wanyifuzaho cyangwa wakenera ku buzima bwanjye ndakiguha, ariko ndi gushaka gatanya nawe. Ati najya nkumenyesha ko nta mpamvu zo kugira ngo tubane, nta mpamvu zo kugira ngo ngumane nawe utabyara, nta mpamvu zo kugira ngo ngumane nawe, nta nimwe mbona rwose. Reka ndashaka gatanya kandi byihuse. Ndifuza ko tubitangira byibuze uhereye uyu munsi, mu cyumweru kimwe gatanya kaba yabonetse. Ati bishoboka byose, sinzi procedure bisaba, sinzi igihe bimara, sinzi wasanga wenda bimara n'ukwezi cyangwa 2, ariko amafaranga ndayafite, ndayashyiramo ku buryo bitari burenze icyumweru. Kandi umva nawe ushobora kujya umbwira ko naba nkubwira nabi, ariko njye sinkubwira nabi kuko nkubwiza ukuri. Ntacyo mba ndi kuvuga kitari cyo. Umugore utabyara ntacyo amaze arutwa na radiyo, kuko radiyo imbwira amakuru ikaduhira, ibyo byose nawe nibyo ukora. Ubwo rero radiyo nayigurira amabuye cyangwa ayishyira ku muriro gusa.
ariko wowe unsaba amafaranga, ukansaba n'ibindi, ukansaba no kwitaho, kandi radiyo nayihanagura umunota umwe cyangwa iminota ibiri, cyangwa n'abakozi bakayihanagura. Rero ndakwinginze iyo divorce biyemere kandi ntungore. Si ngombwa ko ngushyira agahato cyangwa ngo bibe byajya habi. Divorce ndayishaka. Jane uko bakamwikoreje isorori, yakomeje yikoreye amarira mumanuka mu maso, abura icyo kuvuga. Abwira umugabo ati ndabyemeye, gatanya ndayiguha. John bihita bimuhakanga cyane kuko yumvaga ko Jane wamukundaga cyane atavuga iryo jambo ryo kuvuga ko amwemereye gatanya. John ati Imana ishimwe, ngaho mwira kondisiyo izo arizo zose, icyo ushaka, icyo unyaka cyose, nushaka mbwire n'iyi nzu ndayiguha, nigendera mu nzu ndayafite urabizi, ariko unsinyire ko dutandukanye njye nawe. Jane ati rega nabyemeye, wirinda kunsaba byinshi kandi imitungo, cyane cyane ko uhora umbwira ko nta mwana naguhaye nta n'icyo nakumariye. Ati imitungo niwe wayishatse, ntabwo ari ngombwa ngo tuyigabane cyane, siyo ndangamirijeho njyewe. Ati ahubwo kondisiyo yanjye ni imwe yonyine. Ati John ndumva nifuza kumarana umunsi umwe nawe, guhera mu gitondo kugera nimugoroba turi kumwe ntaho wagiye, tukibutsa ibihe byiza twabayemo, tukibuka ukiri umugabo mwiza, ukiri umusore mwiza, y'amagambo meza wajya kumbwira. Ati buri kimwe wajya kunkorera cyose uko uzi cyagendaga, ntacyo duciye ku ruhande. Just in one day, umunsi umwe wonyine umfashe, ubwira utantutse, ubwira utambwiye nabi, yewe niba ari ukurya untamike nk'uko wantamikaga nanjye ngutamike kandi ubyemere. Ati umunsi umwe wonyine. Ati sindakugoye umugabo mwiza. John uromaze kurakara cyane, bajya babimbwira ko abagore n'ubundi muroga, bajya babimbwira simbyemera, ushobora kuba warandoze koko. Ati ubwo rero ushaka kugenda unampuye. Ati uwo munsi umwe se kwirirwana nawe, dusekana nawe, nsekane nawe, njye ko ntakunda guseka, ntari guseka cyangwa ntishimye, wifuza ko twawumarana tumeze gute? Nguteruye, nguhetse, nkwikoreye, turawumara twicaye hase, turawumara muri kaburimbo, turawumara na he? Jane wikundiraga amazi cyane aramubwira ati ndifuza ko twazasohoka tukajya ku mazi nk'uko twajyaga tubikora, urabizi ko nyakunda kandi urabizi ko ndakunda kuva kera, ariko mu myaka 7 tumaranye ntago ndasubira na rimwe, numvaga mbikumbuye. Ati rero nifuzaga ko twaza kujya ku mazi byibuze uwo munsi tukawumara turi hafi aho ngaho, ati ndetse tutari no mu rugo, byaba ari byiza cyane. Ati ningaruka ndagenda nanazinze n'ibyanjye ku buryo ntari bunagaruke hano rwose, ibishoboka byose ibikapu nitandukana uraza kubinyoherereza reka nzinge. Ati ariko nifuza ko byibuze kwa gatandatu uwo munsi twazawumarana, sibyo? Kandi umva atari ibintu bigoye, nta yindi kondisiyo n'imwe, ubwo n'impapuro tuzazisinyira za divorce. John mu kubyumva ato niba tuzasinyiraho nta kibazo. Ati nanga ko wagenda ukanyiriza uwo munsi wose ndi mu bubwa nigira ngo ndagukunda kandi ntagukunda bidafite impamvu. Ati niba tuzasinyiraho nta kibazo, ibyo ndabikwemera. Atesha ati ibyo ni nko gukina filime. Atisha uwo munsi tuzirirwa dukina filime nta kibazo rwose, filime nzagukinira, nzakubeshya ko ngukunda, nzagutetesha, nzagukora buri kimwe cyose. Ati mbona ariko bugenza no muri filime no muri rwose. Don't worry rwose, filime nzagukinira, ntibiguhangayikishe, nta kibazo. Ati kuwa gatandatu nta kibazo, sibyo mukunzi mwiza? Jane ati urakoze kunyita mukunzi, nubwo ubivuze ubica ku ruhande, ariko byibuze basi biranshimishije. John ati ariko mbona waranasaze. Warasaze wa mugore rwose, ibintu byose uba bigize ibintu bya danger, ati ahubwo nawe umuntu ari wonkinira filime. Ariko ubundi kuki ngutoka buriye ntunsubize?
wenda tubishyire mu kinyarwanda kizima, mba numva ndi kukubwiza ukuri ariko nkubwira amagambo adashimishije, nkubwira amagambo ntakakubwiye. Kuki nkubwira ibyo nkubwiye byose ntugire icyo usubiza? Nturakare ahubwo ugaseka, ubona ndimbwa ku buryo ibyo ndimo vuga mba ndi kukumokera ku buryo utabasha no kunsubiza. Jane ati urabizi ko ngukunda kandi nkubaha, ibyo byonyine ubishyire ku mutima. John yaragiye ajya kubwira inkuru za Juliet. Juliet wari kuri telefone ari kuganiriza umushuti we cyane, amubwira ko cya kigoryi John cyabyemeye, cyemeye kujya guha gatanya umugore we, ati nyamara umugore wacyubahaga, ati umugore yaracyubahaga ntikigeze kibimenya, cyanze kujya kwa muganga nyamara aricyo kitabyara, ati kihorere mbanze nyine ngikurere imitungo yose, nimara kuyikuraho nibwo kizamenya ko ntakinaga. Naho ubundi ndikunda Derek nuko nta kintu afite, ariko nyuma nzamubwira ibyo ari byo. John ubwo yageraga kwa Juliet yamubwiye amakuru meza Juliet yarakeneye kumva. Aramubwira ati cya kigoryi gatanya kirayemeye, atariko nubwo kiyemeye kinshyizeho kondisiyo, ntazi ibyo ari byo, niba ashaka kundoga, niba ashaka kunjyana mu bapfumu simbizi. Atansabye kuzamarana umunsi umwe nawe twishimye, ngo ntamutuka ntamureba nabi, yewe mubwira amagambo meza najyaga mubwira, ati kandi tukajya no ku mazi nkuko twajyaga tujyanayo. Juliet kubyumva ati barakuroze nturaye, ati ubwo ushaka kunyumvisha ko uzarya n'ibyo yatetse, ati mukunzi ushaka kumbwira ko uzanywa ibyo yagutekeye ukanarya ibyo yagutekeye, ati ubwo ni uburozi ashaka kugushyiramo buzatuma unyibagirwa, cyangwa wasanga yaramenye ibyacu akaba yaramenye ko utwite, ngo utwitiye umwana akaba ashaka kumuhitana. John ati hoya ntabyo yamenye, ahubwo ni kondisiyo yampaye yo kugira ngo azanansinyire divorce, twavuganye ko impapuro nzabona azitwaje agasinyaho. Juliet ati wow, niba ariko bimeze nta kibazo nanjye ndabyemeye. Ati ahubwo hita ufata uyu wa gatandatu muzagende, dore muri weekend nibwo udakora, muzagende maze kigusinyire kituvire mu buzima, twibanire neza dera n'umwana wacu. Ariko Juliet wari ufite ikibazo kuko ntabwo wamenye igihe John yahagereye, kandi yarari kumuvugaho amagambo mabi. Yatangiye kugira impungenge ko John yaba yamwumvishe. Juliet ati se sheri ubundi waje ryari? Nkoze ku rugi aribwo nkigera ahangaha, nasanze hafunguye ku irembo, na hano nsanga harafunguye nibwo nari nkigera ahangaha, ntago nahatinze. Ati ahubwo se ninde mwamuri kuvugana ko nje numva umeze nk'uri kuvugana n'umuntu? Ni brother wawe arahari cyangwa ni murumuna wawe? Juliet ati yewe, ati ntawe, nandi mu ndirimba no kuganiriza n'umwana wacu. John ati wow, ni byiza rwose ubwo ujya umuganiriza wakabwira uburyo gafite se w'intwari kandi ugakunda cyane, wanakora ibishoboka byose kugira ngo bazabane nako. Juliet ati ibyo narabimubwiye ndetse nawe arabizi, ati nuko hari wasanga ari umuhungu kuko iyo uri hano numva adakina, ati wasanga ari umuhungu dore ko abahungu na base bitajya bihura. John ati birashoboka. Wa gatandatu warageze, basezeranye ko bari bujye gutemberana, bakiyibutsa ibihe byabo byose bagize, bakiyibutsa uko babanye, bakiyibutsa uko byari bimeze. Baragiye bagera ku mazi, batumiza ibyo bakundaga byose, bafata akanya karekare ko kuganira. Nyamara John mu mutima nawe yabonaga ibyo binabikumbuye. Jane ati mugabo mwiza rero, dore ndagukunda, ngiye kuguha n'akanya nigendere nta kibazo, hanyuma y'uyu munsi ejo ntabwo tuzaba turi kumwe, ejo nzaba nagiye nta kibazo. Ati wanyemera nkakubaza niba byibuze basi ufite umukunzi uzamanana nawe ubuzima bwawe bwose, byibuze ngira ikindi kintu nkwisabira? John ati ntawe mfite,
ntawe mfite iby'urukundo, narabihaze, niba ntarakunze narasibye, nako niba ntarabaye ikigoryi, nako mbabarira, ntago uyu munsi amagambo ataboneye, amagambo atameze neza ntabwo ndi buyakoreshe, gusa umukunzi we ntawe mfite kandi ntawe nteganya kuzagira vuba. Jane ati reka ngusabe ikintu kimwe basi naho uzamubonera, kuko uyu ni umwanya dufite wo kuvugana neza, ni umwanya dufite wo kugira ngo nkubwire ikintu cyangwa nkigusabe uvuge yego. Ndifuza ko igihe kimwe wazifata ukajya kwa muganga we ku giti cyawe wenyine, ukagenda nta muntu muri kumwe, ukagenda utambajije kuko nzaba ntagihari, ukagenda nta burenganzira unsabye, nibizana agaciro k'icyo nari cyo kuri wowe. Ati ariko gusa njye ntabwo uzigera wongera kumbona kuko nanjye nigenda ndagenda ngiye. Ese waba ubinyemereye mukunzi cyangwa ntago uzigera ubikora? John nyamara mu kuba ameze gutyo yari yarabikoze kera, kuko icyo gihe nubwo yari ameze gutyo yabeshye Juliet ko atamwumvishe, yari yamwumvishe. Hahandi yari amubeshye ko atamwumvishe ariko yari yamwumvishe. Byatumye ahita afata umwanzuro wo kujya kwa muganga, ajyayo nk'umuntu w'umugabo. Aragenda, umuganga aramupima, amubwira ko nyuma y'iminsi 2 cyangwa 4 aribwo azamubonera igisubizo. Ako kanya John wari kumwe n'umukunzi we ahantu bari basohokeye hatari kure cyane naho bari batuye, telefone ye yahise isona. Arebyemo abona handitsemo Dana Onacha, bivuga doctor. Abwira Jane ati mukunzi ndaje, reka nitabe telefone. Dr yamuhaye amakuru yamuhaye John aramutungura cyane, ahita agaruka gake yabwira Jane ati ndaje bunyihanganiye bufata akantu, ati unyihangane nibona ngombwa rwose uyu munsi amasandi bumare ukazafata ikindi gihe tukayishyura, ntabwo ndi burenze isaha imwe. Ati mbabarira ndaje. Jane wakundaga umugabo we namwubahaga aratuza, ariko nawe yarebuze ahera kuko yashakaga akanya ko kugira urwandiko yiyandikira yari yakabuze, kandi ashaka urwandiko ari wenyine. Jane ati ngaho genda ubanguka, ariko iyo saha umpaye ntuyirenze. John yaragiye mu by'ukuri, agenda yirukanka ajya kwa Juliet n'umujinya mwinshi cyane. Yagiye yirukansa imodoka nkaho ari mu marushanwa cyangwa se ari muri kursi. Mu kugerayo yatunguwe no kumva ijwi riri kuvugira mu nzu ry'umusore wari umeze nk'uri kurira. Uwo musore nta wundi yari Derek. Ati Juliet ni ukuri ndagukunda. Ati ndagukunda cyane nubwo nta kintu mfite. Ati mbabarira ntuzongera kuvuga ko ndimbwa kubera ko ntabwo tuzigera tubyarana ndimbwa. Ati ariko kandi nanjye nk'umuntu w'umugabo nazakora ibishoboka byose nkarwanirira umwana wacu. Umwana aziga, azabaho neza, ibishoboka byose njye ntigeze mbona, umwana wazabibona. Ati ariko ndakwinginze we kumvana mu buzima bwawe. Dore nazanye n'inshuti zanjye nahamagara abo muvukana ndabibabwira, ariko mbabarira wumve ko nguciye bugufi, ntifuza ko wantandukanye n'umwana wanjye. Nukuri amahirwe yo kuzabona n'umwana wanjye kandi nzamurere nk'umuntu w'umugabo. Ibishoboka byose nzabikora, mbabarira. Juliet ati nakubwiye mbigusubiriremo, maze n'igihe kirekire mbikubwira udashaka kubyumva. Nkubwira kuri imbwa ariko sinzi igihe uzigera wakirira kuri yo. Rero nakubwiye ibyo nakubwiye umwana n'uwawe, ariko mfite uwo nzabana nawe uzamurera kandi ufite ubushobozi. Mfite uwo nzabana nawe ufite imitungo azaha umwana wacu kandi we nta kintu ufite cyo kumuha. Ati rero si ngombwa ko dukomeza guhora ducyocyorana, duhora tushwanashwana. Nukuri ndagira ngo mve imbere bwa nyuma na nyuma singushaka, sinzigera nanagushaka. Uyu mwana nta kizigera gukeneraho
kuko ntacyo ufite nawe icyo udafite ntabwo wagiha umwana. Ati rero mbabarira umva imbere kandi simbisubiremo inshuro nyinshi cyane. John we wabyumvise asa kubita urujya arinjira ati stop, rekeraho. Uwo mugabo uri kwita igicucu ntakiri igicucu kuko yamenye amakuru. Ubwo nazaga inshuro ya mbere uvugira kuri telefone narabyumvishe ibyo wavugaga byose. Natangiye kukugendaho gakeya kuko ninamaze kubona ko ushobora kuba utari uwo ninyaka kuri we. Ati rero nakoze amafuti yo kwiteranya n'umugore wanjye, nirwo mutuka kandi ari ufite ikibazo. Narinje kukumenyesha ko nta gahunda gifitanye nawe. Ati bibaye amahirwe bwo ngusanganye na se w'umwana, rero numvishe uri kumwita imbwa cyane. Niba ari imbwa, imbwa ibyara imbwa ikabyara ikibwana. Niba ari imbwa rero ndumva ntazi uwo waba utwita icyo yaba ari cyo. Ntabwo mbona impamvu usuzugura umuntu. Uyu mwana w'umuhungu ndamuzi, ni Derek. Ni umwana njya numva imishinga yose ije ari birebaho. Ni umuhungu ufite ubwenge, ntabwo numva naho uhera unamwita imbwa kandi mbona kurusha ubwenge. Rero njyewe ntabwo nkiri icyo kigoryi cy'ikigabo wavugaga cya gihe. Ntabwo nkiri cya kirishi wavugaga. Ubwenge nabumenye kuko ni njye wari ufite ikibazo. Ibyo wankangishaga rero warakoze. Warakoze kandi no kugituma ntuka umugore wanjye. Warakoze no kugituma mpoza ku nkeke umugore wanjye. Ngaho ishime, wabigezeho. John yahise atwara yihuse aragenda agera aho yasize umugore. Amubajije baramubwira bati umugore wawe yafashe icyumba arimo hariya hejuru, bamurangira nimero z'icyumba umugore arimo. John yageze muri icyo cyumba aho bari bamubwiye ko umugore ari, asanga umugore waryamye hasi ameze nk'uwapfuye cyangwa se uwarabiranye. Ariko ku ruhande aho yari hasize akandiko kagira kati mugabo mwiza rero ubwo mbona ndyamye aha ngaha, ndabizi ko nuhagera ukambona ndyamye gutya nta kindi uri bubone, uri bukeka ko ndyamye nsinziriye, atari ko sinsinziriye bisanzwe. Ati nikumenyeshaga ko wansabye kukuvira mu buzima. Kubw'urukundo nagukundaga rero kandi nagukunze ntazigera mpagara no kugukunda, nafashe umwanzuro wo kukuvira mu buzima koko. Ariko kukuvira mu buzima navugaga ntabwo ari byo wowe wavugaga, byari bitandukanye n'ibyawe. Ati rero ubwo buzima nabuvuyemo singihari. Nubwo uri kumbona gutya ntugire ngo ndahari, nyamara simpari. Ati impamvu nagusabye ko tuva mu rugo, sinifuzaga gushyira icyasha ku rugo rwawe, sinifuza gushyira icyasha ku nzu yawe. Ibi mbikoreye aha ngaha, nuri buhagere yaba ubuyobozi yaba polisi urawerekura urwandiko ninjye wabyikoreye. Ati no muri telefone yanjye ubwayo nafashe video ndi kwandika ibi ngibi, n'ibyo nashyize mu cyo kunywa nabifashe muri video. Humura nta cyasha kiri bugusigaraho nk'aho ari wowe wabikoze, ninjye wabyikoreye kandi navuze ko nabikoze ku giti cyanjye. Buhoka kandi ubuhoke uba wishimye, uhoka usigara amahoro. Njyewe ntabwo nari kubasha kubaho nari kukubona, ntabwo nari kubasha kubaho nzi neza kuri haya nanjye ndi hariya, kandi njye narasezeranye ko mu byiza no mu bibi tuzabana. Igihe wanukaga rumbwira n'amagambo mabi nabifataga nk'ibibi narahiriye ko tuzabanamo. Niyo mpamvu nacishaga make nkanaca bugufi ukanuka nkakwihorera. Wambajije impamvu umbwira nabi singusubize, biriya byari byo bihe bibi narahiriye kuzabanamo nawe. Ntabwo byari ngombwa rero ko ngusubiza nabi kandi narakubahaga nanagukunda. Ihangane rero kuba nkoze ikintu nk'iki kigayitse, ariko nta kundi nari kubigenza. Nagira ngo byibuze nkubohore, ubeho utitwa ko wirukanye umugore
noneho utitwa ko wahemutse, uzanashake nta n'ikindi kintu na kimwe umutima uguciraho urubanza. Ariko icyo nashaka kugusaba kuva kare nubwo wahise ugenda, nakigusabye nkigusaba kidafite agaciro cyane, ntiwabyumva nk'ibikomeye. Nukuri uzajya kwa muganga bakuvure, kuko ndabibona ko ukunda abana, byibuze igihe kimwe uzabashe kubyara. Nukuri ndakwinginze bohoka, kandi ubohoke. Njye narakubabariye, yewe nubwo nanagaruka nabisubiramo ko nakubabariye, ariko ntiwahaye akanya urukundo twagiranye. Njye kuko ndurwubaha rero, n'ubu ngiye nkirwubaha. Iyo gatanya ntabwo ari ngombwa, ntabwo watana n'umuntu utakiriho. Ngaho sigara amahoro. Yari uwawe ugukunda Jane. Ako kanya John nta kindi cyo gukora yari afite. Impapuro yarinjiranye zari zo kwa muganga, ntabwo zari impapuro za gatanya. Sibwira umugore ko yamenye ko ari butarabyaraga, ariko kubw'urukundo umugore wamukunze n'amagambo yahoraga amubwira, ntabwo yigeze ashaka kumugira ngo, ntabwo yigeze ashaka kumwumva ngo bajye kwa muganga. Aha niho inkuru yacu irangiye Jane abuze ubuzima, irangiye John nawe abuze urukundo rwe. Ibi bikaba byakagombye kutubera isomo ry'uko abo dukundana cyangwa se abo tubana nabo, igihe cyose twakagombye kujya twumvikana kuri buri kabazo kose kari mu muryango, yaba gakomeye yaba koroheje, tukakumvikanaho ndetse tugashakira hamwe n'ibisubizo. Wakoze wowe ubashije kugera kuri uyu munota, uri umuntu w'agaciro. Komenti yawe ni iy'agaciro nayo, uramutse uyisize ukatubwira aho tuba twabikoze nabi, aho twabikoze neza ukadushima. Niba ugeze kuri uyu munota kandi ndakwinginze no kurusiga komenti uvuga uti wa munota nawugezeho, biratugira akamaro. Yaba imwe cyangwa ebyiri ziradushimisha kubwo kutubwira ko wageze kuri uyu munota. Amahoro y'Imana nabane nawe.